ukabyina umwana mwiza ezamuwe inzobe ibaze iyo nzobe yawe sokanye n'igikara cyanjye byaba ari byiza byaba bihebuje subirane na Tony ariko ni umutego kandi nzawusimbuke ko yarawumbwiye mu gihe wayisimbuka nawe bimubwiye utaza kugufatira ibintu byawe mba nangije byinshi byo kugenda kuri moto no kujya gusenga kugira Imana nyine idukorera ibintu byacu vuba vuba yampaye nk'izira amabere hari ibintu byawe nzaba nangije inkuru zacu n'izisa n'izindi uzi gukura twumva dufite intimba uzi kuvuga usanga iwanyu bakenye naguteta bihaba uri ukihanagura sitwateze shari ndumva kumenya ari ibintu byoroshye cyane twakwibwirana kuko ndi wa muntu wagufunga umutima wanjye wose ese hane hari amateka wigeze ugira gukomeretsa amateka shari nitwa bava ku nzira Rwema ndi umwana utazi papa we ntigeze nanamenya n'isura ye nakuze mama ataha nijoro rimwe na rimwe agatahana n'abagabo rimwe na rimwe akanadukubita gusa nta yandi mahitamo nari mfite nagombaga kuhaba nakuze mama ambwira ko naje mu buzima bwe bitateganyijwe yambwiye ko namwiciye ubuzima ndi wa mwana wakuriye mu gahinda ariko ndakakira mama yambwiye ko yashatse no gukuramo inda yanjye yagiye Bugande bikanga maze kumurusha amarangamutima ngurire byo kubwira inkuru yanjye kimeze mama yaricuruzaga kandi yaranibaga ko papa ajya kumutera inda bari baburiye muri boîte birangira batahanye barararana mama abona papa afite amafaranga menshi arayaterura yajyana maze kuyajyana rero yagiye Bugande naho yansama amafaranga amaze kuyarya amaze gushira cyabaye ngombwa akaza kugaruka ubuzima bumunaniye Bugande ko kuramo ubwo buzima mbaho mbabaye mbaho ntazi papa mbaho ntazi aho mvuka iyo ni inkuru yanjye banyuze mu bintu bikomeye umutima wawe urababaye narabyakiriye ariko nubwo wanyuze mu bintu bikomeye uzaba umuntu ukomeye uzagira umuryango bo abana bawe bazamenya mama wabo ari umuntu mwiza kandi banamenye papa wabo yuko ari umuntu mwiza ntabwo ibikomere byawe bizarinda nyine birangira paka ubuzima bwawe bwose rega ntukaze hano ngo uhagarare nk'isitati wagira ngo uri kadahumeka jya unahinduka nimba nabuzanumera guhera ujya he urashaka kubaka inzu wahera mu musingi ubanza kumenamo hasi ugashyiramo ibi byuma ntabwo ndi kubaza uriya mugabo uriya mupapa uje uriya mugabo winjiye n'umukire we mbega we uramwidukana urwe abamwarase cyangwa ni papa wa uriya mukobwa Tony akaba n'umugore w'amabuja umugabo w'amabuja kutangiye kugira ibintu ukurimo no kubaza utangiye kumugira umubyeyi wo muri uru rugo nyine ndabona ngende kugira ngo ngize umuntu umupapa wano akafite amafaranga umenya reba iriya modoka we uramujene anandakaje ubu tuvugane natamusobanura kiriya kimodoka nkabana gahanze kuko namanje muri uru rugo urumva ibintu bye
byose ndabizi ntabwo rero niyo abagabo batabana n'abagore babakosha abagabo n'abagome we Radisi yataye umugore we ariko ngiye sinzi impamvu umugabo antaye shaka atarishakira undi bose ubyateye bataye we ndakubwiye ko yataye umugore we ntabwo yemerewe kugira inshuti usibye yuko nkeka ko iriya gahunda atari yo kugira ngo y'ubushuti ntabwo uzi wa mugani nyarwanda uvuga ngo ufite inkwi arya ibihiye bigishyushye banazeho n'agasarade ka kokombure buri hejuru amatoni ni igiryo gihe kimwe n'agasarade noneho wamubonye uramuviye ziriya n'inkwi zigenda reba kebo yari yicayemo yamaze kwiparikirika ikintu kikwereka aba yicariye ibiceri ubu rero bivuze ngo papa Tony ntabwo yaba hano uriya ni umwinjira iryo jambo ryo kuvuga umwinjira nabivuze erega nawe urashyanuka mu magambo yawe byose ushaka uburyo ushyira amagambo mu kanwa ushaka kuhindura ubujajwa aho ubundi nabwumvise mana we ariko abagore mana ntabwo bashima baba we none se umugabo amwubakiye ino nzu uburyo atari babana akajya gukundana n'uriya mugabo none se yavuze ko bakundana erega bashobora kugira gutya by'impanuka sibyumva kubera amafaranga kandi abanganyamanyo barogana nta bakire bose urumva nta ari amatoni na rukara ninde ufite amafaranga menshi buriya niyo mpamvu nyine yuko rero uzatwunga umuryango sinzi n'ibyo ngibyo wabinyagira ko yakuye mu muryango udashimishije cyangwa se mfite amateka mabi ariko nanjye ntabwo ari njye sinyika ko ibyo ngibyo bitatumenya niyo mpamvu mpisemo kubikubwira hakiri kare kandi nawe hari ikintu ufite cyo kumbwira wumva amateka yawe wambwira tugasangira ubuzima sibyo Queen si hari amateka ushaka kunsangiza sorry hari amateka ushaka kunsangiza muri yanjye nyibuze ikiniga kiramfata gwe nubwo ufite amateka mabi ntabwo uri mubi wowe urakoze ni mwiza ntabwo amateka yawe yakugize mubi warakoze kuba intwari uba umuntu mwiza kanyemerera basi twiyunge tuba umuryango si nko kuzatekereza ahazaza dutegereza iminsi myinshi nzishima umunsi nzaba nagiye kwereka mwanganira uyu niwe uzambera mama w'abana banjye tuzabana iteka ese rwe mama wawe ntabwo wigeze umubaza papa wawe nyine nimba ndamwibuka ngo azamukwereke mama nabimubajije ambwira ko amaze kumara amafaranga yose yagarutse gushaka uwari papa wanjye ariko bamubwiye ko yapfuye bamurashe kubera acuruzaga bitewe n'amategeko numva ndacyari wa wundi n'ubundi gusa amahirwe kuba ngufite basi wazamvura ibikomere bifite mu buzima Queen ndagukunda mbabara dukora umuryango sinde bibabara cyakora rwe njye nta mateka ababaje mfite yego kama mbona ari ibintu ushaka kumisha wakwiye kukambwira rwe karame ninjye ukurikiyeho kuzakubwira wambwiye umunsi nzakubwira nitwongera kubonana amahirwe menshi ugiye no kurebera ku ruhu mama Tony ikindi wahabona rukara yaje kwitukuza hano ariko nanjye ari bishoboka ira gikotorera idumbaguzamo umva urashaka amafaranga ashaka mukorogo ariko nikigaragara we uruhu rwe ruracyatose urumva ujya kwisiga uruhu rwawe rutose iyo uramujene nawe ameze neza kandi nanjye kumenya neza rukara wajya ngo rukaraga inuza vuga ngo amafaranga he vuga ngo ahubwo buriya mama Tony ko ari umugore yanamushakira amafaranga n'aya mavuta y'abagore bisiga
akamera nk'umukongomani ugasanga anafite amabara ariko urumva bose urwego ni rumwe ibiceri reba imodoka aparitse igipangu aparitsemo umva ni ku rwego abakire babayeho neza abakire uramujene bari mu ijuru ariko rero arya neza rukara arya neza shaka kugeza uko nanjye ndumugabo mama umuntu yamwinyuguza njye namwuga nkamwisiga nkanamurya ariko ujya unagabanya irari wibuke kuri igitsina gore uwo ibyo bintu uvuga yusa nk'Imana yakugize umugabo utishwe na sida ngende kuvuga mu mwanya w'abagabo mbaye ndi umugabo reka kutumerera ibintu rero namwinyuguza yagukora se cyangwa ugakora urugapfa ugabanya irari mace nyamara hari akantu ntekereje nyamara nkakurya urushyi ukagira ngo niki nakabaho bagusize wowe urankora hano ndi uruhinja rwa rundi bariza bakurura ku matama utekereje iki nyine kivuga ureke kunkoraho waretse nkabibirya ukabinywa ngaho nyumve usigaye unatekereza nk'umuntu wasinze ndi kuvuga harya twavuze ko mama Toni ari iki ari ibiryo ndashaka kubirya ubinywe nibyo mwakenewe natwe nubwo nta mafaranga dufite ariko twazayagira ariko muri ko tuyagira tukabanza tukibonja reka rero nkumara amatsiko urabona bya biryo biba bishirire bita mbatama wowe niyo wabiryo wabishiririrwa urumva ntukanigirira icyizere reba umuntu urimo kugiranya nawe ariko nkabe biryo karya umunsi k'umuswari yitumye nta n'isoni nkabe mbaye n'inkwi n'abagazi urumva nkateka mu VIP bana guteka iwawe muri make ibyo bitekerezo byawe bigumana kananye mbonye amafaranga naba mwiza waba mwiza naba ibiryo bitwaye iki mu gufi na mwana mugabo ni mingikira twagira ngo nibuye rutegurugera nukanka ahubwo ibyari bikuze nimba birangiye vanga nkabe ibiryo nagwa wabona umuntu wari yagatura ubwanga ati kubera kurya nabi ariko tukabyira umwana mwiza ezamuwe ibaze iyo nzobe yawe sokanye n'igikara cyanjye byaba ari byiza byaba bihebuje hanyuma se umwana byaje kugenda gute cyane nta mateka maremare nk'uko nabikubwiye nyine ubu twageze kwa muganga abaganga bakora ibyo bashoboye bagerageza kurokora nyine ariko birangasiga ubuzima uko wabyumvishe umwana we naje kumurokora naje kumubona ari muzima ndamutwara turabana n'umukozi wamureraga nk'ibisanzwe arakura tangira kwiga gukambakamba no gushaka guhaguruka igihe kimwe mu gitondo nari ndimo gufata breakfast mu rugo muri salo bisanzwe n'umwana araho ngaho dukina nk'ibisanzwe ngiye kumva numva telefone iramamagaye y'abagabo bamwe dukorana bambwira ko hari imari ibonetse kandi ngomba kuhagera byihuse kugira ngo itancika so ntabwo natekereje kabiri nahise mfata kontake ndasohoka natse imodoka uko nagasohotse umwana nawe yanje inyuma araza yicara munsi y'ipine neza yicara munsi y'ipine natse imodoka nsubiye inyuma ndamukandagira umutwe oya ntabwo ibyo bintu wabimbwira umwana wawe akumana ni gute imana kuko yemera ibintu nk'ibi bikabaho sheri oya nushaka kubyakira nanjye narabyakira umwana wawe ahubwo se ukomeye gute njye ntabwo ibyo bintu numva ko nta nubwo numva ko bishoboka imana iremera ikintu nk'icyo ngicyo kikabaho mwana we ntabwo bishoboka pe njye noneho nk'umubyeyi ntabwo numva ngiye bimbayeho nuko naba ameze iki gihe cyose riya tuza nanjye ubwanjye amateka singuye ko ari ayanjye nariyakiriye narabyakiriye nanyuze muri byinshi biremereye so tuza nta mateka yanjye byabaye nose niko kuri shano kuri abantu baca muri byinshi ariko ibyo ngibyo ni igikomere kidashobora no gukira ku mubyeyi uwo ari we wese birumvikana kubura kibondo nk'icyo ngicyo umaze gutakaza mama we ntabwo byari byoroshye ariko stili n'ubuzima
umunsi biba byazamutse ejo byamanutse ukabura abantu ejo abandi bakavuka urumva ni gutyo bimeze nanjye nanyuze no mu bintu byinshi bimeze nk'amahwa mbivamo ibindi biraza nabyo ndabisimbuka n'ibyo byo gutakaza umugore umwana akaza mbinyuramo so ni amateka yanjye ibintu wanyuzemo birakomeye pe gusa icyo ngusezeranyije nzakuba hafi nzakwibagiza ibintu byose byakubabaje mu buzima Freshes. hanyuma niyahoze imitobe mani Ubyukiye ku gafurisi. ni imitobe Nta kantu karimo. sinshobora Wabaye murakore neza burundu. nawe murakora yego aravuga ngo mbwira inshuti yawe mbwira inshuti mugendana nkubwira uburiro Ko tugendana se ndo umusinzi. nyine uri umusinzi ubu nawe ngiye kuzaguhindura kuko ntiyampinduye ubu ngiye kuzaguhindura Ndasabwe igikorwa. cyangwa uzajya uza usange muri firigo nta nzoga n'imwe irimo ariko abacama banjye bakabona mbaye babironi Wabunyishe mwana. None se fresh mfite amatsiko. Byagenze bite? na queen is man kwa story ndende Hagenze bite mperuka y'abantu. Hagiye kuba umuhuro bigeze he? urumva bebe yaraje turaganira ariko noneho nkabona afite utuntu twinshi adashaka kumbwira none ngiye ndirekura mubwira story yanjye uko nimeze nimubwira mu ncamake ariko nyine mubwiraho tu ubona ko bimubabaje bitewe nyine n'uburyo inkuru bimeze yagenda karamwica noneho kubera ikiniga kumbwira biramunanira ariko yansezeranyije ubutaha ari we ubu nitwongera guhura nzangiye kumva inkuru yiwe Ni ukuvuga ngo agaburiya wanasanga amahane ntago wese yirekura ngo akubwire. ntabwo yerekanye ngo ambwire nyine ukurikije ibyo namubwiye ubundi yashaka kugira ngo mbanze tumenye namuporopoje n'iby'ubukwe iby'akazi ntabyo namubwiye nafatiyeho Wese ushomora wese nafatiyeho ahubwo ni gute umwana umuha akazi kandi mukunda ahubwo yaje akabije uri igisozi wallahi. ahita mbwira nti rero njye nawe ntabwo twabana tutaziranye nkuzi nka Rwema nanjye nzi nka Queen ntabwo nzi amateka yawe umwana mubwira amateka yanjye ndamubabaza kumbwira biramunanira birangira mbwiye ko next time ayo uzamwira Aho ngaho ni fresh. Aho usaba ntabwo wacika intege. Wowe uzakomeza. Numva akeneye umuntu umuba hafi. So nkaho afite igikomere ku mutima utamenya abababaye mani cya danje. Numva kumubwira story yawe kahita umutusha. Twaza gake umworere umuwe hafi. Ikintu ugomba gukora ni ukumubera honest. Ukasa nkaho umubwira amabanga yawe ukamubwira ko nyine ntaho kinze umubwira ibyawe byose nawe azageraho Imana akubwire tu cyazamwira ku yindi nshuro ni muhura natakubwira urahomba. birumvikana gusa nawe nyine ndabikubwiye ntabwo wari ubizi ukomere ndabizi abagore mugira imitima yoroshye ugomba gukomera nyine ntibikujyane kure cyane wumve yuko byacitse ubuzima burakomeza nta kintu nagombaga gukora noneho bikubitiye yuko nyuma mvuye muri ibyo bibazo n'ibindi ntakubwiye nagiye nsimbuka ejo bundi nabwo nibereye mu kazi nka kwa kundi twahuye nyine ngira gutya mpura n'umwana wanyu nawe par accident nawe mba ndamugonze atakaza urugingo rw'umubiri numva ni ibintu bitoroshye byose byaje bisukiranya ku buzima bwanjye ariko ibyo nakubwiye ubuzima burakomeza. Shenda kumva n'impamvu yawe yo gukunda Queen ndayumva ariko ikintu nakubwira mu byo muzamuganira byose uzirinde kuba wamubwira ibyabaye
uzirinde kuba wamubwira ko ariwe watumye bigenda kuriya kuko Queen aramutse abimenye sheri nkubwije ukuri ko wajya muri gereza ntiwazanavamo. Diabura rero kubera ayo mateka yose nakubwiye nta kindi gituma ubona uriya mwana wanyu mukunda urukundo nagira ngo nkumva ndakumva bise biza kumugusaba ngo musuhuze iyo mbihuje nayo mateka yanjye bituma ndushaho kumukunda ku rwego nanjye numva Lorenze mubona nk'umwana wanjye igihe cyose nibutse iyo scenario uburyo nagonze umwana wanjye nkongera nkagonga Queen juste mpita mwumva nk'umwana wanjye gusa ikintu kimbabaza nuko nzi neza yuko yarababaye naramukomerekeje kandi mbona atiteguye kumbabarira. Ikingenzi nuko nzakora ibishoboka byose nkuko nabitangiye ntabiho nabi ntagira imibereho mibi nkuko bimbwiye kandi nanjye nabyiboneye mbona adateze kumbabarira. Nzakoresha ibishoboka byose abiho neza mufate nk'umwana wanjye mufasha atanzi ariko ubuzima bukomeze mbone atekanye mu buryo bw'ubuzima. Nubwo wenda nawe afite icyo gikomere cyo kwaratakaje ubwo rugingo even akabasti nawe atazi n'umuntu wamugize wabigizemo uruhare kugira ngo arutakaze ariko azabaho neza mu bushobozi bwanjye. So nta kindi rwose dia tuzabona nzana ahangaha nkuko nyine mbona bikubabaza cyangwa kakujyana kure ngira ngo nyuma yo kubwira amateka yanjye urumva ukuri kwanjye birumvikana cyane nukunyumva ukamba hafi nkuko wabinyemereye kiri humura bizahenda neza kandi byiza biri imbere ubwo wari wowe bimbwiye kandi nkabona koko buriya iyo umuntu ataramenya amateka y'umuntu sometimes usanga binamugora kuba yabona uburyo amufashamo ariko ngira ngo banza sobanukiwe n'ibyanjye n'umutima wanjye humura byose bizahenda neza azambwira kubera ko story yanjye nanjye nta bantu benshi bayizi nanjye ubwanjye kwivuga story barimo kwitera icyuma buri muntu agira story zikomeyemo ukuntu kimwe nuko nawe ashaka kukubwira wasanga mani nubwo mvuga ngo narababaye wasanga ntanamurenze mani wasanga gukubye iyanjye ari nk'akana nabyo birashoboka nta bindi bintu byatanje birimo ni ukumuba hafi tu Imana izamfashe uzasanga atari umunyabibazo nkanjye bibaye binahari wasanga ari bimwe bya famille zirabo cyangwa se ukaza ugiye kumubera mensi ukabimuvana nabimuvana muri kureba yarabaye nkuko nababaye ngo umwana wacu yazakura mu gahinda kameze gute mubwiye abantu bose ntabwo yarababaye ubona ko nyine ashobora kuba ari twa tubazo twenda tw'imiryango se sikara mbona mufashe none ntibamufata neza cyane ko ntabwo mufata nabi siko ahubwo se mva nk'ubu ari kumbwira ngo tunarashaka kuzagaruka hano warabikomeje cyane mani Tony ejo undi yarampamagaye agashaka kuza hano arabyemeza kareka namwe rero Tony yewe hano mu rugo ntago mpari no funguzo nari umwambuye wari umwambuye ntabwo wabaye seri n'umwambuye yaje aranga ndangije namwe rero Tony yewe mu rugo wapi ahubwo nzaza kugusura mu rugo iwanyu mfite gahunda yo kuzajya mu rugo iwawe isaha n'isaha mbonye umwanya najyayo aho ngaho ni sawa kugira ngo aze hano afazari wanjye wabo ukumva plani zihari tu noneho kubera nakwiriye yambwiye ngo byanze kunze n'imitego ambwira kuza nkahita nti Queen yakubwiye ko ari imitego byanze bikunze Queen yarambwiye ngo nsubirane na Tony ariko ni umutego kandi nzawusimbuke ko yarawumbwiye mu gihe wayisimbuka ntawe bimubwiye man iriya famille genda gake tukazamo gake njye muri firigo ndawe nujya uzajya unyuza mujye ku mavi nane wanjye uzagira abakoze kunjyana gusenga ni ukuri mba nishimye mba nafashijwe mba nagize ibihe byiza gusa nizere ko utazarambirwa kujya unjyana kujya gusenga nkarambirwa kugutwara se icyo cyo ntabwo nakirambirwa ahubwo ari akabazo kari kavutse hari igihe nshobora kuzajya ngira gutyo ukabona sinje kuno kuntu wabonaga nje nkahita nk'unyarukana nkagutwara n'iki sibyo
kubera ko moto yanjye buriya yapfuye ngomba kuyitwara umuntu uza mu igaraje ubwo ushobora kutambona ngo nutambona ntuzajye ngo ni ibindi pe shapira ntabwo wabikora ndabizi nese ufite izindi moto ziri mu muhanda wajya nyine ubwira imwe ukayifata ukayituza kundeba ukangeza ku rusengero ukahita uyisubiza umukozi wawe uba uyifite. aha hari ikintu ariko buri utazi mfite moto nyinshi byo barabizana i Kigali ukumva sheri mfite moto nyinshi barabizi ariko nk'iyo nazitanze nkazihereza abantu bo kuzitwara baba bazipatanye ni nk'aho ziba zitakiri izanjye igihe cyo tuba dupfana nta mafaranga moto ibibaye y'ubundi usibye ko ibikinyanditseho ibibaye amereza amafaranga nta kindi kintu tuba dupfana ntago wamuzana aho ngaho najya mvuga nti kana ugenda umutware kana ugenda umutware ariko ntago byakunda ufata moto yari andi mafaranga se pira ufite andi mafaranga ubwo uzareba indi moto ukodesha. aha nakuye imiki biza kiziritse ku muhoro birimba kana uciye ubwo ndareba uko mbigenza nta kundi nzagenza nkufate cyangwa nge erega nanjye gusiga moto mu igaraje nagomba mbishaka kuko nanjye nta mafaranga mba ndi guhomba ariko ubwo ndareba uko mbikurikirana nibitanakunda ntacyo nese undi ko tukiri kare wayijyanye bose bagiye kwikora vuba ku buryo ejo bazaba bayirangiye. ese kuki utsimbaraye kuri moto kuki utumva ko nagutwara no mu modoka wari wagenda muri muvu ubundi rero ukuntu tubikanye kubera moto tujeho no gushyuha kwa moteri ubundi wajya gutwara mu modoka. Njyewe ntabwo nkunda ibintu by'abakire wowe moto yawe iramagije ariko ntabwo ukunda ibintu by'abakire ni iki ngiki nkukundira disi ntabwo ujya ukunda kuyagara n'iki uzara abandi bakobwa hano i Kigali utavuga ngo ugiye gutwara kuri moto akaba yagucamo kabiri moto n'umuyaga no mu bundi iyo witenga parufe cyangwa n'ibiki ugera iyo wagiye byagushizeho uzi kuva mu rugo uhumura ukagera iyo ugiye uhumura nk'ibishyimbo yagushize byose mu dukora byose umbabaye no komeza ukunga ko rwose utazajya uza kuntwara kuko waba wangije ibintu byanjye byinshi uzi ko bya bintu ari serious umura nzajya nza kugutora yaba moto ariko nabipangaga no kuzajya nza kugutora n'imodoka nkajya nkujyana ku rusengero na mpita mparika uhita uvamo nkukuri nabyo nabipangaga yawe genda ukoresha moto wowe icyo ushaka ni moto nta moto yanjye ihikira nta moto yanjye wayiriye kurya idasakuza cyane icyo uyikundira moto yanjye nikira gigenda utabimenye ngaho nsezeranya yuko uzajya uza kumfata nkagenda kuko umenye yuko nutajya uza kumfata uraba wangije ubuzima bwawe urahari ibintu byanjye uba wangije byinshi kutaza kugufatira ibintu byawe mba nangije byinshi byo kugenda kuri moto no kujya gusenga kugira Imana nyine idukorera ibintu byacu vuba vuba yampaye nk'izira amabere hari ibintu byawe nzaba nangije ntacyo nzajya nza nkufata kujya nkwangiriza ibintu ese ukubizi undi umuntu ukunda byanyabyo ari ukunda abakobwa baba bazi ko tubakunda bakajya badusaba ibintu bigoye ntumve nabi ngo nkusabye ibigoye nako ngo nsaba ibigoye ibyo nsaba biroroshye hakunda kubera kuzi ko nkukunda byaba byasaze byahebuje nayo niyo mpamvu witwaza ngo ngenza kugufata buri kanya ntahari nese njye maremeye kugendana nawe ari uko ntagukunda byaba ngiye nagukunda se mba ngendana nawe niyo mpamvu nanjye nica ziranzira zaza amadodani kugira ngo nite nzamukwita unyegeye nozi ngo nimba ari ibyo byawe nabyo ntabwo ntunyumve nabi use dodani twayikeneye naguhirika hanjye uwo munyenga kuri muterega ndawe utangiye kuzana ya mico y'abahungu b'i Kigali ubu nawe warangiritse none uri inde wangiritse se ntabwo tuvuye gusenga rasinihane ukaba utangiye ibyo bintu rero byo kujya ushaka kunkoraho no kunyegera ntago mbishaka nono nimba kuntwara kuri moto yawe ari ibyo utangiye byo kuzajya unyegera ubyihorere ugumane moto ese moto nagutwara gute ntakwegereye ariko nawe ntukarakare gutya n'ukuntu kambije agahanga none nagutwara gute nakwegereye tujye tugera kuri dodani uveho nyurire none ukongera usubireho nabikora de w'abandi nabikora ese iyo nyegere uba wumva bitwaye sibye nawe bya bintu byanyu byo mu bunyacyaro uko wari umeze mu cyaro nako kimeze i Kigali tewe ukumva kujya untwaye ko nta bintu byo kugenda ngo ugeze ngo nimba idodani ngura igize ngo ibikoze ubishaka byabaho kubera accident ntago byabaho kubera wabipanze nusa kugira negerane n'abandi sinakwegerana nawe rega mba niwe ntwara abakobwa kuva mu gitondo kugera nijoro mba ngomba kukwinyuguza ukanyegera akaba ari wowe unsoreza nuko ntukanyegere
ujye untwara neza nk'umuntu ujyanye gusenga. aha hari n'igihe mba ngira ngo nkumve nkuyaze nta kintu wansaba ngo sinyikore nta humura ibyo bintu iyo mico mibi uri kunyekera ntabwo nzajya nyikora nzajya mutwara neza sibyo kandi ndabigusezeranyije sibyo ubundi bagira gutya ndabigusezeranyije nzajya nza kugutwara sibyo wowe reka njye mu kazi ubundi ngewe nitwa Mutezintare Rwema turitira nitwa bava ku nzira Rwema enchanté nice to meet you. okay me too